kureba uko tubigenze neza cyane anitwa Riderman Riderzo right now nari mufite mu kiganiro The Big Friday Live reka kwanza baze numve ko ari kunyumva neza hanyuma tugende dutera stories zigiye zitandukanye Riderman wari kutwumva neza brother ndabumva yeah man haje gushya koko ya kabisa okay anyway once again katwongeye tuguhe ikaze mu kiganiro The Big Friday Live ikiganiro cya radio cyizere mu karere ka Huye murakoze cyane murakoze yeah man neza cyane hari abantu benshi banyuraga mu gikari bamwe na bamwe bambwira bati professor umusaza urabutugezaho ryari turamwumva ryari mbona hari uburyo ki baba bafite inyote yo kumva muri rusange utekereza ko impamvu abantu baba gufite inyote yo kukumva uri kubaganiriza ituruka ku ki ahanini Rider navuga yuko ari barabizi yuko nanjye mbakunda barabizi ko mbakunda bityo ni umubano dufitanye okay byiza cyane anyway hanyuma reka twite tujya ku ndirimbo imaze nk'icyumweru n'iminsi mikiri hanze indirimbo haje gushya abantu benshi bibazaga kwanza kuri ino ndirimbo ati haje gushya banakompanye n'indirimbo yari imaze iminsi iri hanze ndavuga ntireka kwanza twande tuyiganira kwanza ino ndirimbo haje gushya why haje gushya nuko haje gushya ikirori cyahiye ibintu bimeze neza urabona ko bakunda abantu bataramanye bishimye baravuga bati hahiye ikirori cyahiye rero ikirori cyaryoshye haje okay neza cyane hanyuma nk'iyi ndirimbo wenda gutwe nk'igihe kingana gute kuyitekereza ko guti ngiye gukora iyi ndirimbo n'iki dore ko hari hashize iminsi itari mike cyangwa se igihe kitari gitoya nta ndirimbo yawe yari iri hanze Rider yari iri kuri album n'ubundi maze igenda gukora kuri album iriho indirimbo nyinshi cyane iriho indirimbo zigeze muri 23 okay muri no minsi ndi kugenda nzirekura ngira ngo mbere yaho gatoya nk'amezi abiri nari narekuye indirimbo yitwa icupa ry'imiti yego so ubu rero nasohoye haje gushya hari n'izindi zagenda zitoka mu minsi mikeya abantu bazagenda okay neza cyane hanyuma haje gushya n'indirimbo navuga ko ifite indi vibe navuga ko iyo haza kuba hari nk'ama club ubu ngubu akora abantu bari kuzajya bayivibinga neza cyane mu club n'iki anyway ubona feedback ino ndirimbo usibye hano mu Rwanda hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ubona isa nkaho yakiriwe gute muri rusange muri rusange indirimbo yakiriwe neza abantu bose bagenda bamvugisha bagenda bambwira ko bayishimiye byiza cyane anyway hanyuma reka se nkaho tugaruka inyuma gatoya hari zimwe muri collab wagiye ukorana na groupe yaturutse hano mu karere kacu ka Huye ubwo ndavuga Urban Boys indirimbo zigiye zitandukanye zirenze 2-3 abantu bibajije icyo kibazo kuba Riderman Urban Boys bisa nkaho mwari muri close somehow n'iki kubera ko byagaragaye ko Urban Boys ari we muhanzi mwakoranye collab nyinshi zitandukanye so umubano wawe na Urban Boys ikiri Urban Boys ubu ngubu dore ko yabaye nk'ayisenyuka mu by'ukuri bihagaze gute uyu munsi ndetse no muri ibyo bihe byatambutse umereye mu gihe cyatambutse Urban Boys twabanye neza twanakoranye neza akazi twagakoranye neza mu kubana hanze y'umuziki twabanye neza cyane ku buryo ntabwo byari bikiri nk'akazi ahubwo twe twarabaye nk'abavandimwe so haje kubaho ibibazo nyine barasenyuka yego ariko nanone nta n'umwe twagiranye ikibazo ngira ngo Urban Boys maze gutandukana nakoranye indirimbo yitwa nta kibazo na Urban Boys yari isigaye nyuma yaho nkorana indirimbo na Safi Mambata Nisame comeback n'izindi so bose twakomeje kubana n'ubundi umubano uracyameze neza nuko yendo kubera covid abantu baba batagihura cyane ariko still bose nta numwe dufitanye ikibazo n'amahoro byiza cyane anyway ukomeje ku ndirimbo Mambata wakoranye na Safi Madiba hari akabazo njya nkubaze ku ndirimbo uyumvise ku munota ukageza ku munota wa kabiri n'amasegonda 38 gukomeza harimwe mu magambo wavuze uti Jama waja
baratega ntabwo ngwa batega imitego mitindi Uwiteka agakora ibindi bagusha imvura y'amahindu Uwiteka akanyugamisha. So bishatse kuvuga ko bisa nkaho hari abantu wenda wabwiraga bagutega iminsi n'ibindi nk'ibyo. Yego Ruganzu Ndoli niwe yigeze kuvuga ngo ntawe ubura abanza uretse ibigoryi n'abasazi. Okay. Bityo rero muri gahunda za muntu akenshi abafite abantu bagenda bamutega imitego batifuza yuko agera ku cyerekezo yihaye cyangwa aho ashaka kugera mu by'ukuri. So abo bantu rero nanjye narabagize ndetse n'uwari igihe basanga bagihari ariko buri gihe dushyira imbere Imana kuko iyo ushyize imbere Imana igenda itegura ya mitego ikagenda igucira icyanzu nk'uko nyambivuga mu gihe bari kugucira ko neza cyane. So nuvuga aba haters ntago bajya babura anytime ntibashobora kubura. Okay, so reka nanone nongere ngusubize inyuma nko mu myaka 5 ishize niba nibuka neza hari umwe mu basore mwigeze gukorana indirimbo wigeze kumufasha anaitwa Zapa ni indirimbo mwakoranye ufatanyije na Bulldog indirimbo yitwa Swaga zanyu niba nibuka neza. Ariko uyu munsi Zapa numwe mu bahanzi tutari kubona muri no game. So nkuko wamubonye ubona mu by'ukuri kuba twara misses cyangwa se tutari kubona zira vibe za Zapa tutahombye ikintu kinini wenda muri no industry ya hip hop. Nibyo koko ntabwo hari muri iyi minsi hari ibyo ahugiyemo ariko nanone burya tujye twubaha amahitamo ya muntu. Niba yavuze ati reka mbe ngiye muri ibi ngibi nabyo tubyubahe kuko muri ubu buzima burya abantu bagira amahitamo menshi kubw'impamvu nyinshi. So iyo umuntu ahisemo ikintu tuba tugomba kubyubaha ntitwumve yuko ngo kanaka kubera yuko ari umuhanzi kandi twubahaga inganzo yiwe twakundaga ibihangano bye ntiyagakwiye kubera dusize. Rimwe na rimwe hari igihe ugomba kubaha yuko umuntu yavuze atari ko wakora n'ibi bindi. So nibyo koko ntawe uhari, nibyo koko abakundaga ibihangano bye baramubuze ariko nanone twubahe amahitamo ye. Exactly. Anyway hanyuma reka nanone nongere nkugarure nanone ku ndirimbo still iri kuri album yawe indirimbo Icupa ry'imiti dore ko wenda ari n'ubwa mbere twaba tugiye kuba twayivugaho. Iyi ndirimbo wayitubwiraho muri rusange Icupa ry'imiti bisa nkaho ari ijambo rizimije somehow. Wumvise icupa ry'imiti ntiwahita umenya neza ubutumwa burimo bitewe n'ubutumwa buyirimo. Ariko ubutumwa bwayo mu by'ukuri n'ubutumwa bwo gukunda igihugu. Ngira ngo indirimbo itangira ivuga ngo iyo igihugu kiguhamagaye uritaba. Yego. Ni nko gusaba abantu muri rusange gukorera igihugu kumva umuhamagaro w'igihugu. Rimwe na rimwe hari igihe usanga abajene twumva ngo inshingano izi ni iz'abandi bantu. Nyamara natwe twaba abo bantu twaba abo bantu tugakorera igihugu cyacu tukagiteza imbere. Ntitubone hari umuntu wangiza iby'igihugu cyagezeho ngo twicare twumve yuko hari kuba twamubuza ngo tumubwire tutari ku ibintu ntabwo bagakwiye kuba ubikora ngo twumve ko izo nshingano ari iz'abandi bantu. So mu ndirimbo Icupa ry'imiti rero mba ndirimba story y'umuntu wagiye mu butumwa bw'igihugu. Hanyuma mu kugenda agasiga ubutumwa asigiye umukunzi we akabusiga mu icupa ry'imiti mu cyizere cy'uko umukunzi we azabubona akamenya icyamujyanye akamenya amahitamo yiwe. Ariko muri rusange message y'iyo ndirimbo ni gukunda igihugu gukorera igihugu. Wow byiza cyane. Anyways hanyuma hari abantu benshi bagendaga bibaza impamvu Riderman atajya izina ritajya risibikana cyangwa se risibama ku ikarita ya industry y'umuziki nyarwanda muri rusange nkuko bamwe tujya tubibona mwatangiranye ariko twagiye tubabura tukumva abandi ingeso mbi zigiye zitandukanye n'ibindi nk'ibyo. Mu by'ukuri Rider we ibanga ni irihe ukoresha kugira ngo still ugume kuri top nubwo wamara umwaka ufite indirimbo imwe ariko still Riderman ahora kuri ya top? Ibanga ni irihe Rider ku buryo n'uri kutwumva mu upcoming ashobora kuvuga uti reka ngendere kuri iki giki Riderman avuze gishobora nanjye kuba hari icyo cyamfasha muri rusange?
ibanga rya mbere no gukora cyane, gukora cyane ku buryo ba bantu bakunda ibihangano byawe batamara umwaka batabona igihangano na kimwe. Ukababa hafi, ukabagaragariza yuko support baguha nawe uyikoresha mu by'ukuri, uzirikana yuko bagukunda bagushyigikiye. Ariko nanone ni ku mpande nyinshi, haba harimo n'ubwo bufasha bw'abagukurikira, abafana bawe. Tuvuge niba uzi ngo abafana baranshyigikiye, ugira imbaraga zo gukora. Ariko batagushyigikiye nawe wacika intege. Nanone mu kumenya yuko abo bantu bagushyigikiye, akenshi uharanira kutitwara nabi kugira ngo utabadeseva, batagutera icyizere kuko babonye yuko wakoze ibidakwiye. So ukagerageza kwitwararika mu byo ukora. Ariko ibyo byose nanone ntibyashoboka hatarimo umugisha w'Imana, kuko Imana niyo idushoboza byose. Bibiliya niyo ivuga ngo nshobozwa byose na Kristo ndimo. Burya iyo ukora nibyo, kuko hari igihe dushobora gutandukira nk'abana b'abantu, ariko buri gihe iyo ushyize imbere Imana usanga igenda igushoboza. Nanone ariko sinakwibagirwa uruhare rw'itangazamakuru, kuko muradushyigikira, mutuba hafi. Ngira ngo mutatubaye hafi nta n'icyo twaba turi, kuko ukoze ibihangano ukabigumana mu cyumba cyawe, babafana ntibabimenya, batabimenye ntibagushyigikira, batabimenye kampani ziguha amakontra ntizaziguha izo kontra. Bityo uruhare rwanyu narwo ni runini cyane, so narwo turarubashimira cyane. Ngira ngo yenda izo nizo mpamvu muri nkeya zishoboka navuga nizo ngizo. Neza cyane. Anyway, turi kugenda tugana ku musozo kugira ngo wenda tudagufatira time nini, wenda tukaba twatuma ibyo wari urimo bitagenda neza muri rusange. Hari abantu bagendaga bavuga bati Riderman iyo akoze indirimbo ari wenyine akongera agakorana collab n'abandi, ngo usanga collab ariyo ivibura cyane kurusha indirimbo ye ku giti cye. Ubona nawe niko byemera koko nuko bijye bigenda? Ku bwanjye ntekereza yuko icya mbere ni uko umuntu aba yakoze. Ibindi byo bigirwamo ingaruka n'ibintu byinshi cyane. Ngira ngo ntawakwirengagiza yuko hip hop itari mu njyana zikinwa cyane mu Rwanda. So akenshi rero iyo nkoze collab usanga atari collab za hip hop, usanga ari Afrobeat akenshi. So najya gukora izanjye nkazikora ari hip hop, ariko ugasanga nanone mwebwe nk'abanyamakuru ntimujya mukina hip hop. Ubwo rero ibyo bintu bigira ingaruka mu mbaraga indirimbo zigira. Niba nakoranye wenda indirimbo Bunyunyusi na Mico the Best, cyangwa nkakora ni Stame na Safi, usanga izo ndirimbo mwazikinnye cyane. Cyangwa nkakora Nta Kibazo, murazikina pe. Ariko nasohora wenda nkahaje gushya, ugasanga ntimuyikina. Ntawabyirengagiza ibyo bintu, impamvu zo turazizi, ntitwajya kuzisobanura cyane kuri radiyo. Ariko ntekereza yuko ibyo mukora ntabwo ari sawa cyane, mwagakwiye. Njya mvuga ngo mu rugamba rw'iterambere twese twagakwiye guhabwa amahirwe angana. Ntihagire uhorwa amahitamo ye. Niba kana karahisemo gukora hip hop, ukwiye kumukina ukamuha amahirwe angana nayo ndi muhanzi wundi ukora R&B. Kuko usanga niba hari umuhanzi wakoze R&B, iyo ndirimbo mushobora kuyikina inshuro 1000 ku munsi. Ariko wajya kureba umuhanzi wa hip hop we yasohoye indirimbo, ugasanga murayikina nk'inshuro wenda nka 50, 10. Ubwo urumva ibyo bintu ntabwo byangana mu by'ukuri. So ntekereza impamvu nawe urazizi. Nangiye kuvuga ngo ntekereza ko ari biterwa wenda nabo bafana, bitewe natwe n'ibyo badusaba. Ntabwo ari abafana, kuko abafana nimwe mu bakundisha ibintu. Twese turabizi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka tunabivugeho. Urabizi yuko muri itangazamakuru habamo giti, kandi abahanzi ba hip hop bahagarara mu murongo wabo bakavuga ko turakora ibihangano byacu, ni mubikina murabikina, ni mutanabikina nta kundi, ariko twe ntabwo dutanga ruswa. Hanyuma ugasanga bagenzi bacu bamwe na bamwe bo mu zindi njyana baratanga izo giti. Ubwo rero ugasanga izo ndirimbo murazikina inshuro nyinshi kubera yuko mwahawe akantu. Ibyo ntimwabihakana, birahari. Hari abakobwa benshi bagenda batanga ubuhamya bw'ukuntu batswe ruswa y'igitsina. Hari abahanzi runaka bagenda babivuga uburyo iyo giti itangwa.
so mu by'ukuri ibyo birahari rero ntitwabyirengagiza. Wenda mushobora kubibeshya abaturage cyangwa abafana mukavuga ngo ngo muri gukina izo ndirimbo kuko bazisabye, ariko noneho tuzirikane ikintu kimwe, iyo tugeze mu bitaramo tukaririmba nubwo tuba twarakinwe gake cyane turusha ba bantu. None se ibyo bintu murumva bitavuguruzanya? Niba ngiye kuri stage warakinnye indirimbo ya Nyishuro 50 ukavuga ngo yakinwe gake kubera yuko abafana batayishaka, nyamara nagera mu gitaramo nkarusha wa muntu wakinnye inshuro 1000 ku munsi, muvuga ngo niyo abafana bashakaga none se kuki abo iyo ndirimbo bashakaga bagera kuri stade ntibayishake? Aho rero mwamwivuguruza. Nuwango aho ngaho zirazwi. Nuwango aho ngaho parti nini bigira mu ruhari n'itangazamakuru muri rusange ya? Yes, n'itangazamakuru. Navuga ko nakantu mwagakwiye guhindura. Okay. So tukira aho ngaho navuga ko wenda ari na kimwe mu bituma dufite umubare muto cyangwa se umubare muke w'igitsina gore muri no kategori y'abaraperi mu Rwanda. Navuga yuko ari kimwe mu bintu ahubwo bica ingufu abahanzi ba hip hop muri rusange. Apana abagore, apana abari n'abategarugori. Okay. Urumva bo bagira n'ikibazo gikomeye cyane. Wenda ku bahungu bakwa amafaranga bakaba bafite amahitamo yo kuyatanga cyangwa kutayatanga, ariko ugasanga bo barabasaba amafaranga, barabasaba umubiri, bakagira bakumva yuko nanone bashobora no kwanduriramo n'ibirwara n'ibindi bintu nk'ibyo. Rimwe na rimwe bakaba bacika intege. Sindi mu mitima yabo, ariko hari benshi bagiye batanga ubwo buhamya, kugira ngo muzabishakishe muzabibona. Birahari kuri za YouTube n'ahandi hose bagenda babyemeza yuko baswe ruswa y'amafaranga, ruswa y'igitsina n'ibindi bintu nk'ibyo, muzabibona. So ni ikibazo gihari mu by'ukuri, ntekereza yuko cyagakwiye gukemuka, ariko nanone n'ubundi biri mu biganza byanyu. Muhitamo kuba mwayirya, nimwe muhitamo kuba mwayisaba. Donc nimwe biri mu biganza byanyu, natwe ariko biri mu biganza byacu, kuko tutagakwiye kuba dukoresha imbaraga zidakwiye. Okay, so wenda iryo ni isomo inkazi nk'abanyamakuru n'itangazamakuru tukwiye kureba buryo ki tubishyira ku murongo neza. Anyway, hanyuma tugenda tugana ku musozo, ni message nakiri guturuka ku mu system gukwemera byatari guturuka muri Kenya, niho ari yitwa Diane, ati mbwirira Riderman Riderzo ati ndamukunda cyane, ngo natunguwe no kumva muri Kenya bamukina. Okay, byiza cyane. Rider ko kano wari ukazi ko muri Kenya nabo bagukandiraho play? Yego, hari abagenda batumenyesha yuko bumvise indirimbo zacu, sinaho honyine, hari n'ahandi henshi. Ariko nanone ndashimira uwo musista ku bwa support yiwe, ku bw'urukundo rwiwe kuri muzika yanjye no kuri muzika muri rusange. Yeah man, yitwa Diane, ndakeka ko message amugezeho. Anyway, dusoza noneho hano ufite indirimbo zigeze muri 3, urampitiramo imwe hanyuma tunagushimire. Ubwo ni nka choice ku bari kutwumva right now. Hari indirimbo ufite hano wakoranye na Urban Boys, Till I Die. Hari indirimbo nanone umfatiye runini, Still na Urban Boys. Hari n'indi Indahiro, Still na Urban Boys. Muri izo 3 ni iyihe uduhitiyemo? Umfatiye runini. Kubera iki umfatiye runini? Ko nanjye ubwanjye ntaheruka kuyumva, ntegeza ko hari benshi bashobora kuba badaheruka kuyumva. Till I Die ni yavuba cyane, ni nka 2015 2016. Okay, ariko Fatira runini ni yakeraho gatoya ku buryo ntekeza ko kuyumva arabo byibutse ibihe byashize. Neza cyane right now tujye kwita tuyiplayinga. Tugushimire cyane kuri no time yawe, nanone ndetse niba hari icyo wifuza ko wasaba aba fans bawe, abakunzi bawe muri rusange, then tukagushimira. Ubwa mbere bwo ndabashimira ku bwa support batugaragariza mu muziki nyarwanda muri rusange. Yeah man. Nkanabasaba kwirinda muri kino gihe cya covid kugira ngo ntihabeho kwanduzanya. Yeah man. Uko turushaho kwirinda, uko turushaho kugira abandura bake, niko turushaho kugira n'amahirwe yo gusubira mu buzima busanzwe uko byahoze. So twirinde twese, dukurikiza amabwiriza duhabwa
na Minisiteri y'Ubuzima mu rwego rwo kwirinda COVID. Hasigaye dukunde kandi dukorera igihugu cyacu. Hanyuma turashimira itangazamakuru ku ruhare runini mwagize ku iterambere rya muzika nyarwanda. Appreciate, asante sana. Ariko nanone twasabe ngo muzirikane yuko mwagakwiye kujya mukina hip hop. Ikindi dufatanye mu rugamba rwo kurwanya ruswa kugira ngo burya ruswa ni ikintu kitari sawa cyane, ni ikintu cyangiza igihugu kugira ngo n'igihugu kigenda kitubwira kuyirwanya. So ntiyagakwiye kubirangwa mu ruganda rwacu. So mushyigikire muzika nyarwanda, mushyigikire hip hop. Sinsabye ngo muyikine kurusha izindi njyana, ariko muyikine nk'uko n'izindi njyana muzikina, bitagombye yuko abantu batanga akantu. Ibyo bintu ntabwo ari bikwiye. Ariko hanini nanone nubwo ko kabazo gahari, tubashimira uruhare runini cyane mugira mu iterambere ry'umuziki muri rusange. Asante sana. Bajya bavuga ngo habwirwa benshi hakumva beneyo ya yego. Okay, Riderman, asante sana kuri time yawe kandi twifurize success mu bikorwa byawe bigiye bitandukanye ya. Sawa sawa, murakoze cyane, umugoroba mwiza. Yeah man. Okay, ni Riderman Radio Zo duhitiyemo ufatiye runini, reka tuyumve right now then ngaruke mu kanya gatoya.